abaguterekera bacisha mu biryo, n'abagukuruza bakagushyira mu byago bakoresha iki? Ibiryo. Urumva ni inzira eshatu zitwa imirire akenshi zikonekita. Cyewe ni ukuri bari kuwa kane nagiye ahantu umuntu afungura fanta ku bushake mbireba, ashaka kuyiguha yanjye niguriye, agiye kuyiterekereraho nyine. yabo wiguriye nkamaye nkawe kibira nko kwishingira baryo ujyanikiraho bakoza bakamena fanta yawe ugena bayimena kubera icyo bamaye mu ico. Burya ibinyobwa n'ibiribwa ni inzira mbi mu kukwambura umugisha, mu kukwica, mu kukurinkinga na sekibi. ubwo nuko agafata gake akazunguza agahita amena hasi. We kuko nta kirahure nazanye yarabarira gukicu kandi ngiye mu kazi rurabizi. Apfuta pfundura kirameneka mbona amagambo ayitereka ntumaho ibyo kurya. Haragaruka isangira cyaraho ubwo namubwira nti indi komande singushaka ndashaka undi, ndangije ndamubaza nticana tuvugane. Ubundi urazi ubundi urazi ibi bintu ni iby'imbaraga shyiraho. Ndakuzi uba kuri social media. None se biriya bintu ukoze ubona ko ntabireba? Ati biheze. Yari umukobwa yari umugabo yari umugabo, ko umukobwa se yatwara umugisha wanjye ukamukundira. None se uranzi wowe? Ndakuzi social media. Shyiraho mbabarira ushyireho mwumve neza. Oya ndashaka kuvuga buki batanyumva n'abagema. Uranzi ati ndakuzwe social media. Ese kiriya kintu ukoze, kiriya gikorwa ukoze kigatuma nkubuza ko nkorera komande y'ibiryo. Ati ki wakibonye? Ati nanjye byantunguye. Kubera iki naguhagaritse? Kubera iki ntarayo? Faro nkubwire. Umwana akina n'amabere ya nyina. Ariko nta kina no guparika moto kuri presidence. Babyumvise ari hari ahantu utaparika moto ariko oya hari naho utatera ibuye. Rero n'ikindi gihe aterega ati no ntabwo nshaka kumena ibanga. Ahambwe ati jewe singiye kubeshya pastor mbonye ko werekwa. Ati navuye kuraguza umuntu arambwira ngo uzajya mu kazi ku wa kane saa 10 uzahura n'umugabo w'inzobe, fanta uzambya kumuha uzabanza uyimeneho gakeya uterekere umukureho umugisha afite. Rero ugenda ubwo umupfumu ngo wa munyamwuka yabivumbuye igendera itahire ngiki ekewe waba simuvuga yambwiye ati jye navuye kuraguza navuye kuraguza. No kuvuga ngo mu birere we sinari nzibye ariko umupfumu yamuhaye umurongo ari bugendereho. Noneho nanjye ahantu nkunda kunywera fantasi ho nagiye. Wagiye ahandi? Nagiye ahandi gusa numva kwakunda banga ko abantu bakumenyera. Noneho umukobwa ntumye ntiyagarutse, haza uwo mujyamo. Kandi uwo mujyamo burya ko yagukureho ntago yayipfundura atakureba. Apfundura kureba. Arabanza nibaza umuntu azunguza fanta koka gute? Yende hari ibintu bango shake well before you ntabyemera. Yego. Ariko ajunguje numva umutima nanjye urikanze. Arangisha yaramenetse ariko hamenetse nk'intama nk'esheshatu. Warose arya icyo warya cyose please ndabona utarimo mfasha nzi kumunsi byagenze. Hari umuntu ngo giye ngo na reso ndiyamagi. Soboka ko muri ibi bintu uri kuvuga nagufasha iki? Ko nanjye ndi kumirwa nkicara. Urumva icyo warya cyose. Ubwo mu bintu uvuze mu kanya ise nkurura rya jambo bivuga ngo musengeshe umwuka teka. Ariko ngo icyanduza nimba ugiye muri resitora sengesha umwuka. Erega yaravuze ngo Bibiliya nuko guhishurira ibigiye. Urugero nk'ubu tutubwizanye ukuri. Inka yabazwa n'abasilamu hari amagambo yavugiraho. Uzubavuga yahe? Ntago nyazi.
ndumva ariko barayikora. Wa muntu wabazi ihene se iwe uziyavuze, yamenye amaraso ziyavuze iki? Wa muntu wabazi inkoko yavuze iki? So even if tugiye muri buca meme no muri restaurant cyangwa kugura iki, yego ijambo ryoroshye ni rimwe. Ngiyo ntabwo bafite ndarya ngo kandi byose bigezwa n'ijambo no gusenga. Tinya kuvuga ngo byeze ubihe umugisha. Hanyuma urangiza ngo byeze ubihe umugisha, yarangiza ngo amen, ntavuge mu izina ryande rya Yesu, kandi navuze ngo icyo muzasaba cyose mu izina rya Yesu nzakibaha. Agakwepa izina rya Yesu. Mujye mwumva buriya ngiyo ninjiye muri restaurant, ko ari amasomo akomeye. ngiyo ninjiye muri restaurant, niyo ninjiye mu rugo rw'umuntu, mwe ni biro yanjye ninjiyemo, ngira amagambo abiri kuvuga ngo data amahoro yawe yinjirane nanjye hano hantu. Buryo kandi gacece, ntabwo uzobaza inkoko ari we, ntuzi icyo yayikoreyeho, ntuzi ibyo yagize, kuko hari n'abantu bagira umwanda rwose mu gikoni, akimira agakubita hasi ntabanze gukaraba kandi akomeza gahunda. Hari abakora ku mapantaro bakongera agateka, ku buryo utanarwaye mu nda ashobora no kurya bita ntuze, hari mikorobe mbi cyane yitwa salmonella shigera. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Soje kurikira Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Reka tukubwire ngo umugisha w'Imana ukubeho. Ni icyumweru cy'ubutsinzi nicyo turimo. Hallelujah. Kivuga mu cyongereza ariko 7 days of victory over the bad dreams. Yego, icyumweru cy'iminsi 7 cy'ubutsinzi bwo kuva cyangwa no kwitandukanya inzozi mbi. Over the bad dreams. Yego. Our spirit. Yego, turabasuje rero mwese aho dukurikiye muherereye. Eating. Do you know eating? Eating. Yeah. Eating. Twagiye muri Amerika. Eating. Ni American English eating. Okay, yeah. Yego mshumba waramutse gute? Ndashima Imana cyane kandi mu mavuta ari hejuru nayo wabibonye. Mfite morali, ndi gusengera abantu, ndashaka ko habaho ubutsinzi. Kandi ibintu bidakemuka ndongeraho indirimbo. Yego. Kuko ukwezi kwa 4 tugomba kukwinjiramo dufite ubutsinzi bufatika. Ubutsinzi bufatika. Yes. Yego, ndakwakiriye rero uyu munsi turaganira kuki? Jewe ndacyari the 7 days of victory over bad dreams. Like such as spouses, eating, n'ibindi bintu byo gusubira muri villages z'abahari ku ruhande. Kuko nzavuga presque inzozi zigera kuri enye gusa. Kuko inzozi zinafite link mbi. Usanga ari nazo abantu bakunda kurota. Nazo zifite link mbi ku badayimoni kandi zikwafekta mu buryo cyangwa zikugora mu buryo ubaturumatize mu mutwe, mu bitekerezo, mu bikorwa, kandi ugahora buri gihe abantu bakwibazaho. Ubwo no kurota urya, kurota usambana, byo twabivuzeho, kurota usubiye mu cyaro cyangwa mu ishuri rya kera, kurota bakufungiye mu kazu cyangwa uri muri cage cyangwa waguye mu mwobo muremure. Please ibyibuka n'ibindi bintu bitatu. Ariko izi nkubwira zo nta ruhare umuntu azigiramo. Hari izindi mbi umuntu agiramo uruhare. Bagukuye amenyo, bakogosha umusatsi, baguca inzara, wambaye ubusa cyangwa uri munyagirwa n'imvura. Izo uba ufite 50% kugira ngo bikubeho.
ariko izi nkubwira nta na 0% y'ibihari, yego, ahubwo ni imbaraga mbi z'abadayimoni ariko zishingiye kuri karande. Ngira ngo abakurikira ibiganiro bya nijoro turi gusobanura umuvumo na karande ukuntu ikora. Nyaboneka mu kirebe ibyo biganiro, biri mu biganiro ushobora gutuma wumva icyo ukwiye gukora uyu munsi wa none. So rero abantu turango tuve muri ubwo butsinzi. Buriya ikintu cya mbere uko wahagarika burundu inzozi zo kurota urya, tubanze turebe kwanza ese bundi kurya ubundi bitwaye iki? ubundi kurya ni byiza. Ndashuhuje umuvandimwe wanjye witwa Felicien twari tukiri ngira nari umwana kameme, kuko nge nari inkuze ko ibintu by'abarokore bimaze imyaka 41 numva nari inkuzemo. Uwo muhungu rero yari akibizamo nabihara yanabikunze, yumva abantu bose bakizwa nkawe, hari ukaboneka ibyakubwira nyine ari by'abana nyine ngo yango wogoshe gutya ngo ibintu by'abana rero barwana n'ibyo bitabo bishingiye na Bibiliya. None rimwe turasengana dukubita amasengesho y'iminsi 7 nta kurya nta kunywa. Ageze ku munsi wa 4 arambwira ngo mbonye marayika mpa fanta ngo ya orange ngo ndayinywa, ngo Imana iravuze ngo tuzuze amasengesho. Ndamushuje ni marayika guhaye fanta ati nese marayika yasagote ngo yambaye kanzu y'umweru. Ubundi shora marayika urayizi? Ati nyine kanzu y'umweru nese abasiramu bo ntibazambara. Ese meze ko ari marayika ninde ngo nge mbonye Yesu ni uhise ati mwe kwishura ntereguriya ntabwo ari Yesu. Uri hano uriya ntabwo ari na Yesu. Uriya n'umugabo wo mu Bwongereza nawe ubyinira mu bindi bintu. Kuvuga ngo wabonye ishusho ya Yesu gute kandi itabaho? Ndamubwira ni mwana wa mama, ntabwo Imana itubwiye ngo dusoze amasengesho. Twavuze iminsi 7 urihangana cyangwa urayasohokamo. Byari byanze. Ahubwo izo nzozi warose si inzozi z'uko Imana iguhaye ji, ahubwo dore ikimenyetso cya mbere ugiye kubona. Ntabyo kurya byaje ntubyo ati nabibonye ko sinabirya. Tugeze ku munsi wa 5 amasengesho uzayavamo. Ati gute se? Mwene wanyu arapfuye. Gutyo hari umuntu muri mwe nanjye igikongoro upfuye ugiye kujya gutabara. Kandi niko byagenze burya. Twarasenze bucyati baramuhamagara bati kanaka yapfuye. Ingaho itagenda rwe ntwahindutse arafungura nyine aragenda. Kuyarosa mwagira ngo ati burebwo tumasengesho Imana iduhaye amasengesho yafunguye. Wapi? Gusenga urya icyambere ibiryo ningira kamaro, ariko ibiryo bikaba n'impamvu y'uburyo butatu. Abaroga bacisha mu biryo, abaterekera bacisha mu biryo, n'abagukuruza bakagushyira mu byago bakoresha iki? Ibiryo. Urumva ni inzira 3 zitwa imirire akenshi zikonekita. Cyewe n'ukuri bari kuwa kane nagiye ahantu umuntu afungura fanta ku bushake mbireba, ashaka kuyiguha yanjye niguriye, agiye kuyiterekereraho nyine. yabo wiguriye nkamaye nkawe kibira nko kwishingira baryo ujyanikiraho bakoza bakamena fanta yawe gena bayimena kubera icyo bamaye mu icupa. Burya ibinyobwa n'ibiribwa ni inzira mbi mu kukwambura umugisha, mu kukwica, mu kukurinkinga na sekibi. ubwo nuko ufata agafata gake akazunguza gahita mena hasi. We kuko nta kirahure nazanye yarabangira gukicu kandi ngiye mu kaze rurabizi. Apfuta pfundura kirameneka mbona amagambo ayitereka ntumaho ibyo kurya. Haragaruka isangira cyaraho ubwo namubwira nti indi komande singushaka ndashaka undi. Ndangije ndamubaza nticara tuvugane. Ubundi urazi ubundi urazi ibintu n'iby'imbaraga shyira ndakuzi uba kuri social media. None se biriya bintu ukoze abona ko ntabireba. Ati biheze yari umukobwa yari umugabo yari umugabo ko umukobwa se yatwara umugisha wanyu ukamukundira. None se uranzi social media shyiraho mbabarira ushyireho mwumve neza. Oya ndashaka kuvuga buki batanyumva no bajye uranzi ati ndakuzwe social media. Ese kiriya kintu ukoze kiriya gikorwa ukoze kigatuma nkubuza ko nkorera komande y'ibiryo. Ati ki wakibonye? Ati nanjye byantunguye kubera iki naguhagaritse.
kubera iki ntarayo mfaro nkubwire umwana akina n'amabere ya nyina ariko ntakina no guparika moto kuri perezidansi babyumvise ariko hari ahantu utaparika moto ariko hari naho utatera ibuye rero n'ikindi gihe aterega ati ntabwo nshaka kumena ibanga arambwira ati jyewe sinzi ngiye kubeshya pasite mbonye ko werekwa ati navuye kuraguza umuntu arambwira ngo uzajya mu kazi ku wa 4 saa 10 uzahura n'umugabo w'inzobe fanta uzambya kumuha uzabanza uyimeneho gakeya uterekere umukureho umugisha afite rero ugenda ubwo uwo mupfumu ngo wa munyamwuka yabivumbuye igendera itahire ngiki ekewe waba simuvuga yambwiye ati jye navuye kuraguza navuye kuraguza no kuvuga ngo mu birere we sinari nzibye ariko umupfumu yamuhaye umurongo ari bugendereho noneho nanjye ahantu nkunda kunywera fantasi ho nagiye wagiye ahandi nagiye ahandi gusa numva kwakunda banga ko abantu bakumenyera noneho umukobwa ntumye ntiyagarutse haza uwo mujyamo kandi uwo mujyamo burya ko yagukureho ntago yayipfundura atakureba apfundura kureba arabanza nibaza umuntu azunguza fanta koka gute yende hari ibintu bango shake well before you ntabyemera ariko ajunguje numva umutima nanjye urikanze arangije yaramenetse ariko hamenetseho nk'intama nk'esheshatu ntacyo byari bintwaye ati enjoy ndayihorera akigenda mbona icyapa ku mugongo cyanditseho ngo yaguterekereye ntuyisomeho kuko uribeshya ugashyiraho umunwa wawe kwisha udene barayibonye ndamubwira ibyo kurya byihoreye sinkiriye n'umundi muntu aracara hano wamyangu haye ntubwire ibyitwa ibiryo no kunywa nibwo yasobanura ntigero ndagira ngo nutabimbwira neza wambwiye ko unzi kuri social media usibye n'ibyo ndahamagara manager kandi hari kimwe pastor ati ndakubonye urereka ati naje iwacu banjyanye kuraguza ati mupfumu mbwira ngo uraza kandi koko yarakiza uwo mwanya nahise ntinya ibirere by'abantu reka n'izi dayimoni hanze zirabona nubwo ko nta nsinzi zigira icyo tubarusha abarokore tubarusha twe turabona n'insinzi tukanayigira yego ariko burya barareba ariko ntibatsinda wapi nta nsinzi bafite bararwana ntabwo ari abanesha ndamubwira nti sasa rero ntisobanurira niba ushaka ko nguhesha umugisha ati twavuye kuraguza njye na mama ati kumbwira umwaka ntacyo mfata ngo cyemere narangije kaminuza dore nje guseriva mfite imyaka 40 nazanye umugore arancika arigendera mbega mbwira bati burya ati birere nese ko ari kuzagaba benshi inzo babwiye n'iki kari giye ngo umugabo wambaye rinete ngo usanzwe bahantu ngo azwi ati rero nkubonye mitambwira umukobwa ngo byihorere ngiye guserivura ya muntu niba bigisabiye ariko ya makuru y'abadayimoni we yayazanye ariko asanga n'undi nigiye koko ariko asanga nanjye mu mwuka ntabwo ndi umwana buriya bitamwana ngaho rero sawa arasobanurira ati rero ndamwana ntayo ndi bunywe sinanayishyura kuko nyishyuye nabankoze ibyo wakoze urayishyurira unayinywere kandi Imana iguhane niba utikosoye biriya bintu ntacyo bivuze n'umwuka mubi twebwe Imana iduhishurira uko dutsinda nuko tuneterariza iyo myuka mibi mutuzanaho hangata ariko nemeye none se ati sanzwe ndi umurokore atari ko banjyanye ko mu rusengero byaranze nagira ngo n'ahandi bikure ibyo nakubwira ibyo kurya ibyo kunywa umuntu agasuka ngo arimo arazunguza mu kiraro ariko bogesha fanta gute bogesha inzoga burya abantu bagowe n'abasinzi bogesha n'inzoga gute ese ugiye mu kiraro kuzunguza inzoga kuki bagishyize muri firigo kikaza gikonje uretse microbe zapfuye none ziricwa niyo nzoga usizemo akamena hasi agahita afata imari zawe iyi ni imyuka
imyuka mibi. So rero dayimoni ukorera mu biryo buri gihe agira inzira nyinshi. Ni naho twandurira indwara zisanzwe, niho dukura za madiyabete, byose bica hehe? Mu biryo. So rero umwanzi agomba guhangana n'icyitwa inzozi z'ibiryo. Nakuvuga ngo iyo utabaye maso bo baba barekereje. Utishwe na mikorobe yo mu gikoni, kugwa muri noza zabo. Buriya mikorobe zo mu gikoni wahangana nazo, ariko iyi myuka mibi bakoherereza. Ese niba uguriye umuntu ibishyimbo mubyeyi, yajya kubiteka akabanza gukuraho binakajwe ati ngaha abakuru nimwakira ibishyimbo. Ntabwo ari ibishyimbo mwawe yaguze, ni umufuka wamushyiriye. Aho bakuru baza gutora ibishyimbo byumye nyine. Ibyumye kandi ntuhinga n'amafaranga. Baze gusarura amafaranga yawe. Buriya hari ibintu ababyeyi badukorera bazi ko badukoreye neza, kuba bafite. Njye ntawe mfite. Inzoga yaza agafutera hasi mu ziko, atabakuru nimwakire nyamuneka mumpera umwana wanjye amahoro. Ahari ikigara haharonka Spiro ntimuhitane, ikamuri batuwo mwanya. Turya n'umwanda mubi cyane. N'imbaraga z'abarozi bikubwira ngo Satani arimo aroperatingira mu buzima bwawe. Nta mugisha, nta terambere, nta buzima, buri gihe uzatakaza amahirwe yo kubaho byose. Yego. Cyangwa uri murabyumva? Iyo utishwe na mikorobe na bagiteri biciye mu kanwa, ibindi bigaca mu myuka mibi. So rero kurota urya ni ikimenyetso kivuga ngo uburwayi, nta terambere, nta mpinduka, nta cyerekezo. Kandi ikintu uya muntu burya niba kutarazirota Imana ishimwe, abyuka inda yuzuye yagugaye. None harurota ry'ibinyama, harurota ry'inyama mbisi, hari n'urota ry'inyama zo mu nda n'amayeza arimo. Burya rero umuntu urota ry'inyama we nta kindi bisobanura, ni urupfu n'impanuka, nta bindi, cyangwa indwara zidakira. Kandi utagira ngo ni diyabete cyangwa sida, no kurwara nk'igisibo ukaguru ntikizakire kikaba umufunzo. Ako turi mu cyumweru cyo kugira ngo tubinetararize, tutazongera ubundi umuntu arabanza akakubwira ibyo urimo urwana nabyo, ariko dufite imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu nabwo ngo ni icyumweru cy'ubutsinzi ku nzozi mbi izo arizo zose. So uwarose arya icyo warya cyose, please, ndabona utarimo mfasha sinzi ko umunsi byagenze. Hari umuntu ngo giye ngo nareso ndiyamagi. Soboka ko muri ibi bintu uri kuvuga nagufasha iki? Ko nanjye ndi kumirwa nkicara. Urumva icyo warya cyose. Ubwo mu bintu uvuze mu kanya, ise nkurura rya jambo bivuga ngo musengeshe umwuka teka. Ari sobwe ngo icyanduza umunsi. Nimba ugiye muri resitora sengesha umwuka. Erega yaravuze ngo Bibiliya nko guhishurira ibigiye. Urugero nk'ubu tutubwizanye ukuri, inka yabazwa n'abasilamu hari amagambo yavugiraho, uzubavuga yahe? Ntago nyaza. Ndumva ariko barikora. Wa muntu wabazi ihene se iwe uziyavuze, yamenye amaraso ziyavuze iki? Wa muntu wabazi inkoko yavuze iki? So even if tugiye muri butcher, meme no muri restaurant cyangwa kugura iki, yego ijambo ryoroshye ni rimwe. Ngiyo ntabwo bafite ndarya ngo kandi byose bigezwa n'ijambo no gusenga. Ariko hari abantu basengera ibyageze mu nda. Nicyo kibazo dufite. Byose byezwa n'iki? N'ijambo no gusenga. Nyine uzashyiramo dongoroni cyangwa ubitongere, ariko mute nk'ubita isengesho ibihumanura. Buriya uzitondera abantu bagusenya ngo dusenge ibyo kurya, ngo Mana data ngo turagushimiye ibyo duhaye, ngo nuko ibyo kurya duhaye, ngo n'abakene ubibuke, ngo no muri gereza ubibuke, ngo mu izina rya Yesu umwami wacu. Ntabwo avuze ngo ubigeze ukuremo ikica cyose ubihumanure, ubirya gubwa neza. Kuki iyo verisiyo yayivanyemo, kuki uwo murongo awukuyemo? Kasubiremo ako kantu tugomba gusurinyisha inyuguti. Ni ukuvuga ngo umuntu washyizemo dongorone aranasenga bikemera. Dongorone tuvuga ubundi ni ugushyiramo ibintu bibi biguhemukira, ariko yigize umwana mwiza kandi akanabisengera. Rega nawe burya biryaho, kuko ntabwo aba yashyize nk'uburozi bukwica, aba yatongere kuri ya sahani yawe.
yarangiza ngo mwami Yesu turagushimiye ko duhaye ibyo kurya, tugushimiye ko utajya twibagirwa, wibuke n'abo muri gereza, wibuke n'abakene, basura basange, Mana ntujye udutererana, uduha ifunguro byakomeye. Agakuramo umurongo w'ingenzi Pawulo yavuze ngo nubwo babihumanya kabuki, ariko byose byezwa n'ijambo no gusenga. Agakuramo umurongo, ubyeze, ukuremo igihumanya, ubuki cyatugirira nabi, umubiri umufunguye ugubwe neza. Uwo murongo akawusupurima, utawushyizemo rero njyewe hoya tanatura mu izina rya Yesu n'ikica ndakiranduye. Oya, ntabwo wabisubiza, yari nk'uko ikuri imbere wowe wayibona. Turagira ngo twigishe abantu ikibi ni ugupfa kurya, ngo ntibugapfe kurya uko mwiboneye. None wa muntu ugusengeye ko azi ibyo yakoze, yirinze kuvuga uburozi. Hashobora kuba ari uburozi bwa mikoro bwinjiyemo, n'igice cyose ntacyo avuze, ntacyo ashaka ko yagishyizemo. no kwatura ko umubiri ubifashe ugomba kugubwa neza ntabyo avuze, ntabwo abishaka, kandi ashaka kugubwa nabi ukavaho wafaye nk'umusazi. So rero aho akantu nakumvise, iryo ni ryo banga ryo kumenya ngo ibintu umuntu ama kuki atinya kuvuga ngo byeze ubihe umugisha. Hanyuma urangiza ngo byeze ubihe umugisha, yarangiza ngo amen, ntavuge mu izina rya Yesu, kandi navuze ngo icyo muzasaba cyose mu izina rya Yesu nzakibaha. Agakwepa izina rya Yesu, mujye mwumva. Buriya ngiyo ninjiye muri resitora, ari amasomo akomeye. Ngiyo ninjiye muri resitora, niyo ninjiye mu rugo rw'umuntu, mwe n'iyi biro yanjye ninjiyemo, ngira amagambo abiri, tuvuga ngo data amahoro yawe yinjirane nanjye hano hantu. Ntabwo usobazi nko kuba ari we, ntuzi icyo yayikoreyeho, ntuzi ibyo yagize, kuko hari n'abantu bagira umwanda rwose mu gikoni, akimira agakubita hasi ntabanze gukaraba, kandi akomeza gahunda. Hari abakora ku mapantaro bakongera agateka, ku buryo utanarwaye mu nda ashobora no gukora icyo bita ntuze, hari mikorobe mbi cyane yitwa salmonella shigera. Ni mikorobe iva ku myenda abantu bambara, itera umuntu kuruka akagubwa nabi. Ubundi hari umuntu uzabona nimara kurya ukabona ugize ikintu cyavamo isomo, nirya mikorobe iba yaje kurwana n'umubiri, so ufite imbaraga. So by'ukuri rero abanzi na Satani bakunze guca mu nzozi zo kurya no mu biryo. Ariyo mpamvu twabaganirije ngo hari ibintu ukwiye kurinda mu gikoni, urabyibuka. Ubamba ngira ngo nubake ibintu abantu bagende babyumva. So iyo udafashwemo n'imbaraga z'abadayimoni na mikorobe ubwayo iragushorera, kandi Satani icyo ashaka ni ukugubwa nabi se tu. Wazira mikorobe, wazira imitongero, wazira uburozi, wazira icyo ashaka no kubaho udafite amahoro. Ariko Imana ishimwe, turi mu cyumweru cy'ubutsinzi, 7 days of victory over the bad dreams. Thank you so much. Ejo turababwira ibintu bagomba kwitondera. Thank you.